natinya kuvuga cyangwa ngira icyo ndenzaho kuko njye n'ubu tuvugana umutekano ngira umukangaratete abandi baturage bose babateye mu bintu by'ubwoba ngo yageze igeje aho wagerageje ugerageza gutangira amakuru kujye umera ariko njye ntabwo nashira icya kandi nkireba ngomba gukorera ubuvugizi abaturage duturanye kandi nabonye kangurira kujya batangira amakuru kujye bakavuga ko ibintu babibona kuko ibi ni agasuzuguro ndetse n'indengakamere n'ihohoterwa zishingiye ku baturage muri gihugu cyacu cya Kagame igihugu n'itamborari aha Kagame yagikwiye turahazi tugomba kujya dutangira amakuru ku gihe ibintu nakarengana abantu bakoze ibintu bakurikiranwe kandi bahanwe by'isasu ubundi ngiye nk'abaturage tugomba ko tugomba umwe bo umuntu yishunde bagomba guhita nabo bamwica kugira ngo yumve uburibwe bw'icyo kintu nibyo mvuga ngo baramufunga rwose mba numva bidahagije ibintu ntabwo babyumvikana rwose mu dukorera twagejeje kuvugana na Mudugudu ku murongo wa telefone mwumva uko Mudugudu nawe yatubwiye kugira ngo twinjire mwa kino kibazo kugira ngo dutangire gushaka ubutabera muri rusange reka twumve umukuru w'umudugudu icyo yabivuzeho umunyamakuru rero ibi byabaye nahari kandi byabereye mu kagari kanjye no kwa byabaye nahari ntabwo ari ngombwa ngo nzirikire mu kagari sibyo ni ukubwira ngo muri umurenge wa Bweyeye ibi byaha biba birimo ni byinshi pe mubwiza ukuri munyamakuru uzaruha nimba uje gukorera hano mu murenge wa Bweyeye habamo amakosa habamo ibyaha ibisambo abagiye gucukura amabuye y'agaciro mu birombe no kuvuga ngo hano haba ibirombe muri rusange haba amabuye y'agaciro muri rusange ahangaha abantu benshi rwose bapfa amabuye. Tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 umusore ubwo yapfaga nyakwigendera Claude yishwe ateraguwe ibyuma ndetse nyakwigendera Claude usize abana batatu ndetse n'umugore muri rusange yishwe nabi yicwa urupfu rw'agashinyaguro ni mu gihe kwica bihanirwa n'amategeko mu gihe icyaha kiguhamye ko yishe umuntu wabigambiriye ugomba gufungwa igifungo cya burundu ni mu gihe igifungo cyo kwica cyangwa igifungo cy'urupfu cyakuweho reka twiyumvire umuturage utuye muri kano kagari kwimana pe ntabwo mba nakabyumvishe uko biratubabaza muri iki gihugu cyacu cya Kagame gifite umutekano usesuye nuko ntabwo numva ko ngiye umuntu niba yishe undi muntu bagakwiye kujya bahita bamwica kuko kumufunga byamundi abakomeza akabaho kandi akajya biba bibangamirwa baje rwose umusore wa mbere bamutera ibyuma bamaze kumutera ibyuma baramukubita bamukata n'umutwe mana uwa kabiri bamwica urushinyaguro ntabyireberaga n'amaso yawe nuko umuntu aburuka ajya nukuri kwima inzego z'umutekano n'ubuyobozi muturenganure muri umudugudu wacu nta mutekano urimo ubu nta muntu ugera saa 12 ataragera mu rugo namwe mwumve pe kandi abashije twifitiye kwihigira muri ako kagoro bari kungumu umutekano wacu uri mu kangaratete banyamakuru rwose turabenginze ubutumwa mugeze ku bantu ntago iyo nkuru byongeye kumvikana mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo hangaha hafi y'umupaka ugabanya u Rwanda n'u Burundi ubwo no kuvuga ngo ni hano hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi hino ya Petit Barriere hejuru hariya nibwo ihaha niho ibintu byabereye muri rusange ni mu gihe uyu musore yateraguye ibyuma ariko yapfuye abasore bamwishe ubugenzacyaha RIB bwatangiye kubakurikirana kugira ngo bafundwe bakurikirana icyaha bakoze ni mu gihe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa gihanirwa igifungo kigera ku myaka 3 n'ihazabu y'amafaranga ariko iyo wishe umuntu ku bushake cyangwa bwishe wabigambiriye ni mu gihe gukatira igifungo cya burundu ni mu gihe mu Rwanda igifungo cy'urupfu bagikuyeho bagukatira igifungo cya burundu uri muzima ni mu gihe n'umuturage avuga ngo bundi umuntu yakabaye yica undi nawe bakamwica ngo kuko yafunzwe ngarakomeza akarya ibiryo bya leta muri rusange adakora no kuvuga ngo leta ikomeze irebe bino bintu cyangwa ikomeze ishishikarije abanyarwanda kujya bakorana n'inzego zishinzwe umutekano kugira ngo agere aho bantu basore bica no mugabo yo haza gutangwa amakuru hakiri kare ibi ntago byakabaye byarabaye turi kumwe n'uno muturage arababwira byinshi koko umuturage wa hano nibyo mba numva ntabwo muri iki gihugu cyangwa nkikira kandi hantu nge ndikavukira nanga ariko ibintu ntabwo nari nakuze mbyumva ariko bitangiye kuza vuba hazemo amashyari mu baturage mu bikema amakimbirane imitekano yacu iri mu kangaratete ejo bundi rwose umusirikare yasanze umugore wari kumuca inyuma umugore yahita yiyaho ibyo wenda ntitubitinda kuko ni ingeso mbi z'abagore badashobora kwihanganira abagabo babo ariko rero ibintu by'urugomo buranga ubujura iki kwica abantu abasore babiri gusa batubabaje
urabona n'ukuntu mbivuga pe nagahinda gusa mudukorera ubuvugizi rwose nkamwe nka Kidasamura TV cyangwa se Kidasamura mudukorera ubuvugizi n'ukuri kw'Imana pe mutubabarira mudukorera ubuvugizi ibintu nagari ribi byinjiremo tumenya abagizi ba nabi ibintu baba bakoze ntakabarira wa telefone turahasanga Mudugudu. Twagejeje kuvugana na Mudugudu ku murongo wa telefone, mwumva uko Mudugudu nawe yatubwiye kugira ngo twinjire mwa kino kibazo kugira ngo dutangire gushaka ubutabera muri rusange. Reka twumve umukuru w'umudugudu icyo yabivuzeho. Munyamakuru rero ibi byabaye nahari kandi byabereye mu kagari kanjye no kwa byabaye nahari ntabwo ariko mwe ngo nzirikire mu kagari sibyo ni ukubwira ngo muri umurenge wa Bweyeye ibi byaha biba birimo ni byinshi pe mubwiza ukuri munyamakuru uzaruha nimba uje gukorera hano mu murenge wa Bweyeye habamo amakosa habamo ibyaha ibisambo abagiye gucukura amabuye y'agaciro mu birombe no kuvuga ngo hano haba ibirombe muri rusange haba amabuye y'agaciro muri rusange ahangaha abantu benshi rwose bapfa amabuye rwakumva abangaba bano basore bararobaga babanje kuza baroba amafi baroba hano muri ruhwa igabanya u Rwanda ndetse n'Uburundi babanje kujya baroba amafi mo hano aba basore nari bazi ariko mu kuza kwabo sinzi ngo baje bate bazanwe n'inshuti zabo sibyo mu gihe rero uzanye umuturage n'unamubaruza ngo umuntu amenye ngo ni uwahehe aje kugusura cyangwa azamara igihe kingana gite twose inzego z'ibanze nimukaturushye gusa ngo twebwe ikintu twasaba turashaka kwagura cyangwa umuntu wese uzajya yinjira mu mudugudu wacu tubashe kumumenya ariko urupfu rw'uno musore rwo rwose yapfuye urupfu rubi ariko ni ukuvuga ngo aba basore rwose bashyikirijwe ubugenzacyaha RIB ni ukuvuga ngo nanjye ku makuru mba nabonye ku makuru mfashe none ahangaha gusa amakuru nyabonye none ni ukuvuga ngo mwebwe mwananze kumenya amakuru ariko ngewe nayamenye sibyo ni ukuvuga ngo uwo muturage uri kubahereza amakuru ndi kumva aho ngaho sibyo ubundi uwo muturage uri kubahereza amakuru ari kubahereza amakuru ameze ati ni ukuvuga ngo rero bano baturage batanga amakuru bajye bagira ibyo bavuga bavuge n'aho bagarukira mujye mureba ko abaturage bavuga amagambo yose bishakiye cyangwa bavuga buri kimwe ubundi uwo muturage ari kuvuga ngo iki kandi uwo muturage nawe ndamukemanga kabisa nta kintu watinya kuvuga cyangwa ngira icyo ndenzaho kuko njye n'ubu tuvugana umutekano ngira umukangaratete abandi baturage bose babateyemo ibintu by'ubwoba ngo yageze igeje aho wagerageje ugerageza gutangira amakuru kujye umera ariko njye ntabwo nashira icyaha kandi nkireba ngomba gukorera ubuvugizi abaturage duturanye kandi nabonye abakangurira kujya batangira amakuru kujye bakavuga ko ibintu babibona kuko ibi ni agasuzuguro ndetse n'indengakamere n'ihohoterwa rishingiye ku baturage muri igihugu cyacu cya Kagame igihugu ni tamborari ahantu Kagame yagikuye turahazi tugomba kujya dutangira amakuru ku gihe ibintu nta karengane abantu bakoze ibintu bakurikiranwe kandi bahanwe by'isasu ubundi ngewe nk'abaturage tugomba ko tugomba ko umwe w'umuntu yishinje bagomba guhita nabo bamwica kugira ngo yumve uburibwe bw'icyo kintu nibyo uvuga ngo baramufunga rwose mba numva bidahagije ibintu ntabwo biba byumvikana rwose mu dukorera ubuvugizi ni mu gihe mu gihugu cy'u Rwanda bakuye igihano cy'urupfu cyangwa igihano cyo gukatira umuntu urwa burundu ariko iyo byabaye ngombwa byahanijwe n'amategeko cyangwa byakozwe byeruye biba ngombwa bigakorwa ariko muri iki gihugu cy'u Rwanda nta bintu byo kwica umuntu ngo nuko yishe undi bamushyira muri gereza bakamugorora yamara kugororoka bakamurura bakamureka akajya muri sosiyete nyarwanda kugira ngo abashe kugira ngo abandi n'abandi neza uyu ari Kidasamura Movi mu mujyi wa Kigali ariko tutaragenda gatonya Farato hari ikintu ashaka kutubwira nk'umutangabuhamya witanze mwa kano karere cyangwa mwa kano kagari kugira ngo ari ijambo yageneye abanyarwanda muri rusange reka ababwire cyangwa abagizeho iri jambo yabateguriye muri rusange kugira ngo mubashe kuvugana nawe ndetse nawe turashaka kuzamugira umwambasaderi tukamuhereza akazi kuri Kidasamura Movi tukamuhereza kontara akaba umwambasaderi abaturage nabo tuba tugomba kuba ijisho bya bagenzi b'abandi tukabana neza kandi tugatangira amakuru ku gihe inama nagira abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi n'abaturarwanda muri rusange igihugu cyacu kiri tambarare gifite umutekano ahubwo abantu baba bashaka kuza kutugira urugomo bakatugirira nabi si ubwa mbere cyangwa se ubwa nyuma twumvisha ubugizi bwa nabi hano muri uyu murenge wacu cyangwa muri uyu mudugudu wacu abaturage nta muntu ugeze saa kumi n'ebyiri akiri mu nzu ibisambo byarateye icyo nashishikariza abanyarwanda muri rusange ndetse n'abaturarwanda batuye hano muri uyu mudugudu wacu ndetse n'akagari cyangwa n'uyu murenge tumenye kwicungira umutekano dukaza irondo dukaza umutekano igisambo gifashwe cyangwa se umugezi wa nabi ugereje gukora ibintu bibi ahanwe kandi ahanwe by'intangarugero ni ukuri njye mba numva umuntu wakoze icyaha nk'iki cyo kwica mugenzi wibona n'ikintu bapfuye nawe yaguye ujya icyo ukuri ni uko wenda leta y'u ariko ni ukuri kw'Imana ibintu biba bitoje bikadutera n'agahinda abandi baturage benshi baba batinye kugira icyo bavugaho ngo tugire ibyo babivugaho ngo abagize nabi ariko njyewe ndabivuze rwose ibintu byitwa karengane bicike muri iki gihugu cyacu abagezi ba nabi bahanwe by'intangarugero bahanwe
bumve uko babaye. uyu ni umutangabuhamya witanze agashyira ibyihebe hanze cyangwa agashyira abagizi ba nabi hanze. Twamwishimiye kandi twamukunze cyane. Hari igihembo twamugeneye ariko tuzakimuha ndetse tuzagicisha kuri kamera ya BTN. Muzajye kuri BTN TV Rwanda muzasangaho iki gihembo twamuhaye. mukomeze mukurikirane gahunda za Kidasamura Movie munakora subscribe kuri Kidasamura Movie kugira ngo mujye mubona amakuru ya buri munsi. Yari Kidasamura Movie mu karere ka Rusizi.